tomati kakoze ibara. Twageze rero Ishyorongi, urabona umukino wa APR niho duhereyeho. Jado Dukuze ibitego Nyamukandagira yari yamenyemo bandi. Ebana Nyamukandagira atsinze ibitego 10 bemera 7. Niko byagenze cyane. Yaranyatse mwizamu habanjemo Adolphe. Tugende tubivuga line up. Mwizamu narabonye ari Adolphe wabanje, kabiri yari Fito Nambarenga, gatatu ari Bugingo Hakim. Hanyuma mu mutima wa defense niwo habonye neza ni Barabuduru wakinanaga na Ntuza na Alex ko Alex we naramubonye mu mashusho Alex arimo. Hanyuma hari witwira gwa Haji ngira ngo we baranamubona hano winje umeze nk'injira muri surface de réparation. Hari witwa Joachim Kiwanoka, hari Denis Omedi hakuririya, ndetse akabamo na pasi even na Peter nimba ntibeshye Peter muri mediane. Ubwo ariko ubwo aho ntari siri n'umuntu ari gukinana muri Axe n'witwa Alex ko Alex we si Abdulse Nombarenga ko mu mashusho nabonye ntuzabudurse nigeze mubonamo. Mu gice cya mbere no muri kipe ya APR ndumva narabonye ibitego 3. Mu gice cya mbere harimo kino cya mbere bitsinze. Ariko ubwo na Fidel nari mwibagiwe. Witwa Fidel nari mwibagiwe. Ndumva ibindi bitego ko byaje kuboneka bari kuri YouTube bari kureba ama highlight ko nabibonye muri iyi image muri iyi video. Fidel ko mbona ari imari. Witwa Fidel yarambitse ibitego. Ariko naramukubwiye cyane yarambitse mu bantu bashobora no kuzajya babanzamo muri APR. Urumva ariko bigera no ku mutoza we Mutoge washimo. Urabona ko akiri kumukonsidera nk'umusimbura. Aracyari kumukonsidera nk'umusimbura nubwo ari kuderivaringa. Bo bita Kumbara William Mutoge ku izina rye ntago biragoye ko amwicaza. Nk'ibitego yatsinze. Azaba ari umusimbura meza cyane Fidel. Ko natogirega yateretsemo kandi aterekamo. Numvise ko Fidel ahubwo ashobora kubona n'umwanya. Ryategeko niriba application akijana. Ashobora kubona umwanya. 21 washyiramo wundi utariwe. Wabanzamo. Ndetse ko batari babishyira hanze wenda ngo babyemezanye ko ariko ngo bashaka kuzaryanga kubera abanyamuryango niba bikozwa. Urumva federation yo iri imeze nk'iri kureberera development cyane kandi yakabaye no mu nshingano zayo kurusha nizo z'amakrebe. Akaza na Rwanda Premier League ireba mu nyungu z'abanyamuryango. Ariko mu rwego rwa competition biriya ni bifre na competition nta kagomba kuba umukinnyi ari musi imyaka 21 w'umunyarwanda abanza mu kibuga ntabwo byo mateka ndumva nta ligue mbizi nta ligue mbizi. So ijari rero ubwo igice cya mbere cyane ibitego 3 ubwo ibitego bya Fidale ndetse n'igitego bitsinze. Hanyuma igice cya kabiri nicyo macha kwitaho cyane kuko nibwo atereka mu ikipe ya mbere. Hajemo umuzamu bamwita Sirwane. Zamu yambaye ipantaro kabisa ni t-shirt ya orange hari ya hatari. Hanyuma kuri kabiri hari hariho hago ipantaro hari niwe yateranaga. Marashaka kuzayikinisha no muri champion. Kandi yarayizaniye. Cyangwa niyo kuri tapi. Yarayizaniye. Cyangwa ariyo kuri tapi. Ariko ku mahoro ntazashyiramo ipantaro name. Ne byakera. Yayishyiramo nacyo. Ne byakera. Zamu kibona wambaye ipantaro se. Muri iki gikombe cy'isaro waciye. Bose iriya pantaro hari logo ya APR wabonye. Nimba kwambara ipantaro ubona sikare yazamba. Sago dio zamenya 6 ashinze cyane. Era bare gukandagira. Usko tugiye gutera match bakabanza ngo rekana munsi y'ikirenge turebe niba atari sikare. Ronald zabaga zifite amenyo ufungura ukayakura izo nizo sikare nyine. Ari gero bavanagamo iryingo ashyiramo nk'ikindi kiboro cy'icyuma ngo batanga kumukandagira ndamuhamye. Oya wakuragamo iryashize ugashyiramo irishyashya. Irishya nka gutya. Ibaze ko football ya kera zakinaga zemewe cyane. Oya none ibaze ko Faustin nko arigiye hari nk'ahantu wakina twitaga nko kuri Sahara ari utuntu tutubuye tukari cyane igari cyara kabisa wakanagira nk'umuntu amenya tarati yose akahita sigara mu nda yose. Ubundi nk'umuntu wakiniye Saint Famille cyangwa nk'imbura buturo yabyumva cyane. Wavuze se nko kuri mezo na za mezo sikare ariko mu cyondo yarafashaga. Muri nabwo by'ibyatsi nyerera ikintu imipira wasanga rwose ufite nk'inkweto ebyiri uvuga uti mu cyondo ndaba mfite sikare yanjye imeze neza cyane. So Sirwane kabiri ariko Sirwane mamye kwipantaro ni ko tutapiryana ashaka kuvuga ati kuri tapi ko nabonye nese zira match yakinaga mu kipe y'igihugu naba yambaye ikabutura. Aya ni mu bibuga byiza ariko niba nk'inyamirambo se sitapi ho ntiryana ariko itapi y'inyamirambo ni nziza cyane.
sasa ubwo kabiri yari Kagege, gatatu hazamo Mwenyewe Christian meze neza, nazo mbona amakrose zari gutera. Ayo na Kagege nawe banza uvuga kameze neza. Atebwo axe central Sinuza Sekiganda ndetse na Yunus. Nitwa Yunus. Hanyuma Mediane yari yayindi mba ntashaka kuganiraho ibintu byinshi, ariko noneho wifuza wowe nimba rukubera ari intare. Aya arimo aratanga ama transfer. Ibintu byose ibidashoboka gusa nibyo ari gukina muri iyi match. Witwa David Wesifu. N'umuntu witwa Traoré ndetse n'utwa Memere Dao. Wagira ngo bamaze nge mbona Memere Dao rusha Traoré gukina. Wagira ngo bamaze nka seze eshatu bakina. Nge mbona Memere rusha Traoré. Nubwo Traoré akina ibintu nyine bikuru biri productive, ariko iki cyitwa kumenya gukina. Niyo mpamvu n'umutoza bizamubera challenge kuba vanamo. Ariko urumva kuri Traoré sa adaptation ativuga mu by'umwezi. Oya ariko umukinnyi uri nabonye nuko Dao yongeye akagaruka muri za forme umukinnyi uri gifted urabireba ukaye tubibona nubwo wenda utagira nka match nziza, ariko umutaramu witwa Memere Dao ibyo abantu bivugisha kuri match ya Gora arabanzamo iriya Mediane ubu ngiye niko nyishaka, witwa Memere Dao, witwa Traoré ndetse n'umutana mutwa David Yusuf. Batatu bimbere yari gukinisha witwa Togimel, yari afite n'utwa Traoré. Oya batatu bimbere yari Watara na Togi na Noza Nuriya na Amani. Ariko shoti mu kanya abantu babonye iteye. Atera amashoti cyane. Afite rocket. Cyane ariko so aho iyo ya kabiri si ishobora kuzayibanzamo se. Niyo ya mbere ikizahinduka n'umudefenseur. Ariko urumva kuri Gor Mahia niho zakina. N'ubundi Gor Mahia ni vuba. Gor Mahia kuzikari ko gatanu. So warabura iminsi ngahe. Samazi bo bari gukina match zingahe kuko nacyagiye nibo bakinnye hari ishoronge. Ejo kandi Maduzone ngira ngo nta yaraje ariko ntabwo aratangira gukora bigaragara nyine ku buryo bavuga ngo nyine ariko avuye muri competition nka bino by'uyu muzamu wa Rayo nyine bavuye muri competition kwita bakomereza neza, ariko guhita umwinjiza muri groupe dokumpamya ko ntabwo yatumukiramo kuri match ya competition ya Sekafa keretse ari ibya gishuti. Center back we burya ni umuntu ushobora gukira mu kibuga akaba yakina mentali se uko ameze mu gihugu gishya aje umukiza muri competition nta mpamvu yo kumubanza. Nese urumva bitandukaniye na bya bindi Rayon Sport yakoze by'abakinnyi bake bose bagize match nziza. Sheman kuri umunsi wa dore icyo bamugara batsinzwe bine ngo yagize match nziza. Oya mu gihe ufite groupe nini y'abakinnyi bamaze no kumenyerana ugenda umwintegramo buhoro buhoro, ntago ntekereza ko biri ngombwa kumushyira kuri icyo gitutu. Ni umukinnyi mwiza no kwiadapta ntacyo byaba bitwaye byanihuta, ariko none mu gihe abakinnyi bamaranye igihe maragishakamo intwaro zigororotse aravuga ati Maduzone ku rugamba barufite kandi rutari urutimbere. Christian gatatu uramukeneye. Yewe ndashaka mwizamu Sirwani kwanza kwira stade zawe yuzuye cyo ni kimwe, kuko sinumva urana nkuko abakunzi bari Sport barafite inyota yo kureba Rayon Sport. Aya bakunzi ba Peri ahani bako kwigaragaza pe wa Peri komeye uko twabonye Peri kina na Azam stade Peri na Pyramid. Oya cyane umukunzi wa Peri yaba umufana wa Peri yaba n'umukunzi wa Rayon stade bayuzire bazi no kureba ikipe ya Peri. Oya vuga kuzuza ba Peri stade kina na Azam. Aba sport oya reka ba sportif tubaretse Peri bakunda kuvuga ko bihagije. Bigeze no kubigaragaza kuri match ya Azam. Ariko tubona no kuri derby bari benshi. Hari n'igihe na match barahari kuri Gor Mahia abafana ba Peri cyane kubabona bacimaka n'ibishashi ibanategereza abandi kuko ntabwo utegereza abari bazirebera match zabo. Abafana ba Peri katubareba ubwabo barahane rwose. Ikipe ya Peri, umufana w'ikipe ya Peri akeneye kureba ibintu bitatu. Kwanza iyi kipe ya Peri igiye ku isoko ryo kugapfiling ryo kuzuza imyanya ibura. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri intwaro zaje ziri kuyihe standard. Oya Peri nishya ugiye kureba Peri yatandukanye na baruboneka idafite bakuru urayumva ute epi abafana ba EPR shaba zabanyobesha stade nitubata yuzo urumva uko twayibonye kuri Azam yayujuje yonyine ntabyo kuvuga ngo hari abandi bantu abanyamupira yabaje ni nk'ibatabura. Oya yari section nyine y'abafana ba Rayon bafana Azam no kuri Gor Mahia ntibazabura, ariko kuvuga ngo stade tubona Peri yayipfutse kuri Sekafa Kagame Cup muri stade bisabye abafana bamwe Peri none ngo imifanire yazanye imanukanye muri Sekafa waganiriye n'abantu bahoza ndani iyi mifanire bamanukanye muri Sekafa kuri wa gatanu koze ubu ntari kudukanira mbere gutanga igihe muri stade nicanye na Kabanga arambwira ngo ryari
kuri match ya Gikondo kuri Ode aravuga ngo tugomba kwerekana itandukaniro ku wa gatanu stade turayuzuza twishyuye nta waje w'ubuntu hanyuma ibigendanye n'imifanire ibyo by'imaka ziraza gushyirwaho akadomo tukuze yateye icyumvirizo gutyo nakanayivuze iyo bari gutegura ariko reka bazatungurwa izo zimaze iminsi zikorwa zatangiye mu gikombe cy'isi barayimanura ntibiriya bya Norvège se imifanire Norvège imifanire irabe kuri stade Amahoro apere kwa gatanu abafana bafite amatsiko nukuvuga ngo ufite kureba iki kizamu ese ki cyaba gipangura cya Sirwa umwaka ushize match ya mbere ya Gishuti apere yakiniye Ishyoronge abafana bazi ko bari huzuye no hejuru kubera ko abantu bafite amatsiko n'inyamirambo yagorira zagorira n'inyamirambo abantu bari buze bafite amatsiko kureba abakinnyi kandi ari match ya Gishuti imagine no match ya competition ku ikipe yawe umaze igihe utabona hari indi nshuro apere abafana bari baje kwikubitiro seze gitangira niriya yabashaybubu ikijya ku banyamahanga Nyamirambo haruzura abantu baburaho bake ari imyitozo ntabwo yari yuzuye ari imyitozo yo ntabwo yari match ari imyitozo ibaze ko aperi no biteganya gukina match imwe ya nyuma na barimo barateganya ko bakina na Jamus nabo niba byakunze simbizi jana hagati mu cyumweru muri kino cyumweru hagati ubwo ntibyarenze ejo kuko match bafite ku wa gatanu hanyuma bagakina match noneho imbere y'abafana kuri stade Amahoro stade bava ko ari yape nanjye mfite amatsiko pe aperi tarimo Claude ni umugabo aperi dafite ruboneka dafite crema aperi dafite nigena crema nishya tarimo Pierre mu izamu Pierre we maze kubimenyera urumva haraciye iminsi ariko nawe yari umukinnyi mwiza amenyere amafazi returi yose urebye ntiyayikina ntabwo nyako abo ba Crema na ba Claude nka Claude we yari amaze kuba nka icone ya w'ikipe Jado dukuze wanyujijeho ukayireba imyitozo Christian aragenda cyane Christian arimo ari bakinnyi babiri bemeje umutoza nanjye naramubonye ukuntu afite forme kandi abakinnyi nka bari aba Christian batera cross bakina stade nini abashari ama cross ye ama set pieces ibintu byose bari Christian nayo peforo yarusha Claude we azi kuzamuka ubundi Christian ngakimara kubona offensive cyane akimara kubona iriya telefone ikintu umubyeyi yamubwiye ngo ndashaka kujya mu mazi menshi watizwe bushya yahinduye na nimero ya telefone inshuti yaragabanyije araryama kare Christian dushaka kuba tugiye kubona aperi nanone n'izindi mpande zishyushye cyane zigera imbere azira zamangu ndi nomborenga bakiri mu bihe byabo neza cyane ariko mba nkubwire nimba ari umuntu ubikora ubona bimworoheye ni Kagege nibaza umwuka afite ukuntu umeze nyine ubona byoroshye byatarabona nawe wabikora nta mbaraga nyinshi ashyiramo Kagege ubundi akaba ari umukinnyi wo kuri 7 mwiza cyane wanagerayo nyine ubona bimworoheye nyine bitavunanye none stade Amahoro wanga kirarambuye gutya Kagege abagenda nigira gutya ubona ari iziko ari umuntu ushaka gukora yageze muri FIFA series mfite ubwo bamvuga nese Kagege hano ntaba yatiti yarageragayo oya nta ariko iziko muri FIFA series uri kumbwira ngo ndi mu right back byasaba ko haza Warren ibintu byo kumbwira ngo abandi oya Dawuda uramwiteza akanyereza Dawuda ni mukinnyi z'umupira amaguru aba bana b'intara aba yabasuzuguye cyane Dawuda ujye ubona ibintu akina abantu bari kuri YouTube bari kureba highlight witwa Dawuda Yusufu abaziseseka arareba ko batari ko so yishyira hariya ko mubona bidashoboka ubundi Dawuda Yusufu APR ntibanyobye ndashaka bebe ndabona nawe ari mushya bari muzima ari mushya ana aho ngataratanze asiste y'umuriro umva bebe yarashose Pedro Poro yarashose mu izamu uyishyiranamo imbaraga oya niko bigenda uyishyirana imbaraga bakitsinda zara niko zikora oya nasi yateye mu izamu bateraga mu izamu yateye mu izamu biranga ahubwo abikinnye neza ziri imbere zamu yiterana imbaraga ko hari umuntu umwe gusa wapere yari yabanje kumureba Babebe singuwo ahubwo muri highlight niwe uzemo Kagege urya uri menyo Babebe ari tayari singuwo Tamai naje mushinje icyo mbarenga kuri YouTube muri kuzireba Nyamukanda twiteze kuyibona rwose stade electrique
ya madarapo yanyu ari menshi pe. Oya icyo byo ari gahunda kuguranga amabendera menshi, icyo ni cyambe kuri ya match, ariko n'imifanire byo nawoze mbona bitoza iriya law iriya ntoza Viking law. Avuga bango ewa nigiye kuba nayo symbol ya APR. Ese nimeze nk'iriya ya Rayon. Ngo nyimize yewe ibyo nibikire. Kere agashya kahese bundi yarakakariye. Kona Rayon Sport yarayikariye. Kabange basonga mbere. Ba Steven Rukaka. Niba bayobye Faustin nabayobye. Ibintu nimubyemere APR mukere udushya. Muzana umurindi wa gisirikare kuri atubona RDF bikubita umugeri stade ukayumva. Ababyihorere. Babarije. Ubu bagiye kwigana Norvege. None se Rayon yiganye yarayikariye byaziye rimwe na Iceland. Oya ntabwo byaziye rimwe pe, ngo byaziye na Iceland, ariko abantu babyika cyane narubonye ubikoraho documentaire bazo uti byaturutse none byaturutse he nyine akagashya kabareyo iyi kipe tudushyi dukura he yarugengereza kuba hari suka yarugengeragenzwa n'uyize Stade Amahoro mwebwe wa gatanu bizaba ari ibindi muzabona ibyo mutigeze mubona kuri kiriya kibuga. Ikiriho nuko abakunzi b'ikipe ya APR bafite amatsiko yo kureba abakinnyi babo, kuko harimo amayirema menshi yiyongereyemo kandi mu by'ukuri afite profile ziremereye. No kureba iyo APR wamugani twavuze idafite Pierre Mwizamu, idafite Clement muri defense, idafite Capitaine Claude, idafite Ruboneka, idafite Barafinda. Ni ekipe ya APR dushaka kureba wa mugani nk'ikipe izahagarara u Rwanda. Asha ino ya system Ombolenga. Nta n'umuntu ukora, nta n'uwegera. Nta n'umuntu wawegereye. Yari assist. Ni assist rwose 100%. Ariko nagarurira iki gisasu cyo bita Mani Michel rwose. Abafana APR bakeneye kubanza kureba. Michel afite amashoti. Imeze bituye umukino. Amafrap ateye ubwo. Cyane.